Yesu nashimwe inshuti zidukurikiye kuri cano gusengarwa muri kano kanya nkuko n'ubundi twabwo tuzajya tubazanira abashyitsi batandukanye n'ubundi uyu munsi ntibisanzwe turi kumwe n'abashyitsi n'ubundi batandukanye turi kumwe na mushiki wacu tugiye kwakira muri kano kanya ugiye kutugezaho ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana hanyuma Imana umugisha ndabararetse gukurikira ubuhamya kuko burabafasha muri kano kanya reka tukwakire ni karibu reka wibwira abakurikiye muri kano kanya karibu murakoze cyane nitwa Mutoni Christine ndi umukristo nsengera kuri paruwasi ya Kimihurura nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza nkaba nifuje uyu munsi kuza kuganiriza ubuhamya bwanjye kuri cano ya Gusenga TV ndabakunda cyane mwakoze kundarika mwakoze cyane Imana umugisha reka tukwakire tuguhaye kaze hano gusangiza abanyarwanda urubyiruko abatuye ku mugabane wa Afurika ndetse abanyarwanda urabizi ko bari mu bihugu bitandukanye by'isi kandi baradukurikira ahantu hose rero Imana umugisha reka dusenge Imana hanyuma winjire mu kanya udusangiza iby'umwuka w'Imana yaguhaye umunsi Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye imirimo ikomeye tugushimiye aho tuvana tugushimiye ibyo udukorera tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye imirimo yawe myiza tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo uyu mwanya uze ubane natwe turi kumwe na mushiki wacu kugira ngo umuhe imbaraga umushoboze mu buhamya bye gutambutsa umushoboze mu ijambo umuhe imbaraga umwuka w'Imana mushigikire igitinyiro cy'Imana kimube hafi kandi umuntu wese uzumva mwabo buhamya azafashwe nabwo kandi buzagira abo muvana bujye naho mushyira turasenze kugira ngo umushike muri byose n'ijambo ryawe umushoboze kurivuga umwambika imbaraga icyo duhagaritse n'imbaraga zose reka umwuka w'Imana mushyigikire igitinyiro cy'Imana kiganze kuri we tugushimiye kuduhaye umushyitsi umugisha ngaho abantu byose mwami mu izina rya Kristo wa Nazareti amen tuguhaye ikaze na karibu hano kugusengarwa ngaho ganiza abantu b'Imana karibu sana yego murakoze cyane ubuhamya bwanjye ndawutangira nkimara gukizwa nakijijwe muri 2008 nkirizwa twari duturanye n'urusengero nkajya njya muri nibature hafi y'urusengero iwacu ni mu Nyakabanda Nyamirambo abantu benshi bajya bambaza ngo kuki nakijijwe ubundi nta muntu ujya wemera ko abantu b'inyamirambo bajya bakizwa ariko Imana yankuye mu bo batekereza inzana imbere yayo ndayishimira najyaga njya muri nibature yaho nkakunda kujya muri nibature yaho Imana yanshakaga mu nzu yayo yanshakaga mu murimo wayo nkaba nari narabatijwe mu badive muri 2002 nari umwana muto cyane ariko ntazi ibyo ngiyemo mu Nyakabanda rero naje kugeraho kubera gukunda kujya kuhateranira ibihe byanjye byose nkumva ndashaka kuba mu nzu y'Imana nkajya njyayo muri nibature nkajyayo mu materaniro asanzwe nkajyayo nza kugeza igihe baranyakirana imbumwizerwa umukristo wabo ndangije nza gukoramo n'umurimo w'Imana muri korari yaho nari mazemo nk'imyaka nk'ine hafi 5 nza kuhabona umufiance nza kuhabonera umufiance dukundana imyaka 2 n'igice ntago urugendo rwanjye nawe ntirwabaye rwiza kuko mbere yuko nkizwa twari dufite umwana wacu wa bucura yatwawe na ruhurura twari duturiye muri 2010 ruhurura imujyanye
nge narasengaga nabaga mu nzu y'Imana baza kubimbwira ndi mu rusengero nasohotsemo nk'umusazi kuko hari ku cyumweru sohokamo nk'umusazi ngeze mu rugo nsanga ruhurura yamutwaye korari naririmbagamo n'abakristo twasenganaga bantera igikomere baraza baravuga ngo iwacu ngo mama niwe wamutambye w'ibitambo ayo makuru yagiye asanga ku mukiriyo ntangira urugendo rwo kugeragezwa n'abakristo tubana mu murimo n'abakristo tubana mu nzu y'Imana ariko kuko numvaga afite ishyaka n'inyota byo kuba mu nzu y'Imana ntabwo byigeze bintwara cyane narakomeje mba mu nzu y'Imana umwana wacu turamubura ubu hashize imyaka 10 umwana wacu twaramubuze icyo gihe umwana wacu agenda hari umumama waje mu rugo mu kiriyo aha mama nimero z'umuntu b'Icyangugu aramubwira ngo amufashe kumusengera tumenye nimba umwana wacu tuzamubona cyangwa tutazamubona uwo mudamu abwira mama ngo hari amagi agiye kuzaza yo kuguhoza amarira twebwe ntitwabyumva neza kuko nari numvaga ibihe nari ndimo ntago nabashaga gukurura ibintu byose cyangwa se ngo menye ngo Imana ivuze gute turangije ikiriyo kirarangira kimaze kurangira haciyeho nk'umwaka nibwo wa muhungu twakundanaga yanteye inda aramviyora kuntera inda akamviyora ntabwo mvuze ko wenda ari ibihe nari ndimo byo kuvuga ngo ndamukunze cyane cyangwa se twabyumvikanyeho iwabo habaye iminsi mikuru kuko numvaga ari abantu muri famiye nzajyamo nanjye akaba ari famiye yanjye ndababwira nti ntimuzashake umuntu wo guteka nge nzi guteka nge nzaza nteke kuko bari bafite imibatizo numvaga ari famiye yanjye nyine nzatahamo nk'umukazano naje kujyayo rero ngezeyo banyereka igikoni bansigira ibintu byose ndabitunganya umuhungu akaba yarajyaga antumaho abantu inshuti ze ngo zinterete nkazihakanira kuko papa wanjye yapfuye mu 2000 atarapfa yari yarambwiye ati umuntu mubanye bwa mbere umuntu ukubonye bwa mbere icyo kintu arakikubahira akakiguhera agaciro icyo kintu nakigendeyeho mu bwadoresa bwanjye ndirinda cyane ku buryo natinyaga no kwegera umuhungu mbaho mu bundi buzima ariko ntinya ko nkumva ko nyine nkumva viziyo yanjye ari umugabo tuzabana bwa mbere ari uzambona bwa mbere rero umuhungu nabimubwira akumva ko ndi kumubeshya pari raporo y'ukuntu nari ndi kavukire w'inyamirambo yumvaga ko mubeshya nyuma rero nibwo uwo munsi mukuru wabo wabaye ndangije njyayo bavuye mu minsi mikuru bavuye mu mubatizo nka saa 7 saa 8 nibwo bahageze akihagera araza ati sheri ati mbabura yakwishe wiriwe hano wenyine yaragiye anzanira fanta mu nzu ayinzanira ikonje byari muri 2010 2009 2011 nibwo abahungu bari baharaye ibintu byo kuha abakobwa amafenerega yanzaniye fanta irimo fenerega ifunguye kuko numvaga nyine ari umusheri wanjye nkumva nta kibazo arayinzanira fanta yari ikonje cyane nayinyweye nkigiye kunyica narayigotomeye nyuma y'iminota nk'itatu 5 numva umutwe utangiye kunjya ndangije mpamagara nyirasenge ndamubwira nti ndumva umutwe uri kunjya kuko icyo gihe narwaraga umutwe w'amaso ntibimbabura zishoboye kuba zanyishe ntinyereka ahantu ndyama nk'iminota 30 ntume na paracetamol yo kunywa
icyo gihe nyirasenge anzanira amazi ampa n'ikinini, aranabanza aranansereza ati cyangwa hari gahunda mwakoze, kuko yari azi ko turi hafi gukora ubukwe. Ati none twakoze amahano. Ndamubwira nti hoya, nti nta kibazo pe. Uko nakagiye aho kagiye kunyereka kuryama, bari bafite inzu nini y'ibyumba nka 5. Uko nakagiye kuryama niko umuhungu yaje ankurikiye aramviyora, nge nicuye nka 2 z'ijoro. Urumva ibyo natetse sinabigabuye, sinamenye ikirori uko cyagenze. Ndangije muri uko kwicura, nicura nsanga ubuzima bwanjye bwahindutse. Mpamagara nyirasenge ndabimwereka, ndabimubwira. Amuhamagaye yadutukiye muri icyo cyumba, aravuga ngo ubwo ngo nirirwanye n'abandi bantu, ngo twahanye gahunda aho ngaho. Ntekereje ukuntu mu mutwe wanjye nta wundi muntu nigeze mvuga ngo ndamuha ikibanza mu mutima wanjye, birambabaza. Navuye aho iwabo, nyirasenge arambwira ngo arakomeza muganirize yumve uko bimeze. Ndamubwira ariko byanga byakunda niwe, kuko nta wundi muntu nziranye nawe hano. Naratashye, ngeze mu rugo narasamye, kuko imyaka 2 n'igice twari tumaranye yaranzi wese, yarazi ibihe byanjye byose uko bihindagurika, yarabizi neza. Rero nsanga nsanze narasamye, ndababara, numva intego nihaye mu mutima wanjye ntigezweho, kimbere igikomere kinini cyane mu mutima. Kuva icyo gihe nasohoka aho kwa nyirasenge, naramuhamagaraga telefone akayikupa. Ndangije mwandikira message mubwira ko nasanze ntwite, mbibwira nyirasenge. Nyirasenge arambwira ati yakomeje kumakanira, baramwicaza baramuganiriza, ati ngewe ndabizi ko nabikoze, atariko iyo nda ntago nyemera. Nyirasenge abimbwiye numva simbyakiriye. Mama arabahamagara nk'umubyeyi agira ngo yumve nk'abantu b'ababyeyi ko byagenda, kuko ngiye numvaga nyine ubwo birangiye. Ndavuga ni wenda nibwo bukwe butanaba, ariko tubane ibindi bizabe bibanyuma. Nyirasenge nawe abwira mama amagambo mabi nk'umuntu wari ukijijwe w'umukristo. Mama bimutera kumbwira ati ubundi abarukore wagiye narakubwiye ko nta gukizwa mugira. Numva nyine nakandi kantu kajemo kanjombye, numva ko mama ari buntererane, ariko mama ndamushimira ntiyigeze antererana. Ubwo ibyo byabaye mu ukwezi kwa mbere ntwite, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu naratinye kubibwira mama. Indigeze mu mezi 5, icyo gihe nakoraga muri Simba, nabyukaga mu gitondo ngenda nkagaruka ninjoro. Ndangije rero kuko numvaga mfite ahantu nzahera mama mbimubwira na barumuna banjye, nkumva ni ikindi kibazo. Ndangije mu kwezi kwa 5, inda imaze amezi 5, narazamutse njya kurya nyuma saa 12 z'ijoro. Nzamuka mu mutima wanjye ndi kubwira Imana nti ngiye gupfira imbere yabo. Numvaga ari ibintu bindemereye. Nzamuka mbwira Imana nti ndagiye mu ishyamba ryamera neza, wanyicirayo wakohereza imbwa zikandya, ntisinzi uko bigenza, ariko ndumva kuba kuri iyi si kwanjye kurangiye. Icyo gihe narazamutse, ngeze kurya nyuma aho kaburimbo irangirira, mbitana n'abantu bari bavuye gusenga. Byari bibaye nka 9 z'umugoroba. Nkubitana n'abantu bavuye gusenga, umumama ahita nkubita mu bitugu, amfukamisha mu muhanda. Arambwira amasezerano menshi kuri uwo mwana. Arambwira ngo uyu mwana ntabwo azaba wawe. Arambwira ngo uyu mwana ni impozamarira Imana ihaye mama wawe. Arambwira ngo uyu mwana ntabwo wowe uzamurira nka nyina. Arambwira ibintu byinshi kuri uwo mwana. Arambwira ngo tuvugana wabuze imbaraga zo kubibwira mama wawe, atariko Imana iguhaye imbaraga
genda ubibwire umuryango wawe kuko ntago bazagutererana nubwo ufite ubwoba. Ambwira amagambo menshi, arambwira ngo nuwiteka avuganaga nawe. Nahise mba nk'aba bagabo bari bagiye Yeriko i Yerusalemu bagendana na Yesu, abavuyeho barabimenya. Nanjye numvise umutima wanjye ukeye, numva ibyo nibwiraga byose birarangiye. Nari nazamutse n'amaguru, nahise mfata moto, nari mfite amafaranga 500 nzamukanye. Ntega moto ngeze mu rugo, nageze mu rugo nka saa 2. Ndangije ngeze mu rugo nsanga bahishije, turicara turarya. Tumaze kurya mbatera story turaseka. Ndangije numvaga mfite ubwoba bw'ahantu ngiye kubihera. Ndangije ndabaganiriza, mbabwira uko byagenze kose. Nkimara kubibabwira, mama ntiyigeze ambwira nabi nk'umubyeyi, ntiyigeze antoteza. Bwarakeye mu gitondo arambwira ngo akazi kawe bahamagara babwire kutazongera gusubira mu kazi. Kandi kuko uwo mwana mutwite nta bindi bibazo nigeze ngira, sinananirwaga, sinagiraga gute, numvaga ubuzima bwanjye bukomeje. Mama arambwira ngo sezera mu kazi kuko uzasohoka hano umwana yarakuze. Mu rugo ni igipangu gifungwa, kuva na kera mama ashyiramo abapangayi b'abasore bagenda mu gitondo bakitahira ninjoro. Rero mama nawe yakoreraga mu mujyi, akajya asiga mpaye ibintu byose, nkatekera mu rugo, nkirirwa mfunze igipangu. Umuntu yakomanga nkajya mu idirishya ryo ku cyumba kireba ku muhanda, nabona ari umuntu wo kuza kumbaza ibintu bidafite 12 nkamwihorera. Barumuna banjye bose barigaga. Ubwo saa 9 saa 6 narabafunguriraga, bakaza bakarya bakagira inda. Rero uwo mudamu wari warampanuriye ibyo bintu yarambwiye ngo uyu mwana uzamubyara nk'umuheburayo kazi. Arambwira ngo nta giseke uzigera wumva, nta buribwe uzigera wumva. Indi igeze ku mezi 9 nibwo nagiye kubyara. Nabwo kandi numviza ari utuntu dusanzwe, mbibwiye mama tugiye kwa muganga. Nanamubyareye centre de santé. Umuganga yagiye kuza kumfasha, yambaye ga ukuboko kumwe. Iya kabiri naramubwiye umwana araje ahindukira, umwana yamufashe akaboko kamwe kambaye ga kandi katayambaye. Ntago nigeze numva igise cy'uwo mwana, namubyaye nk'uko Imana yari yabivuze. Mama yarampembye nk'umubyeyi, ahamagara papa warabimubwira. Umwaka ushize nibwo se yaje kureba umwana, akajya tuba abantu ngo twaseganaga, akabatuma ngo baze barebe ku mwana basa. Burya ikintu cy'Imana kiba ari cy'Imana. Umwana yaragiye aza ari fotokopi ya papa we, hahandi atanamwihakana. Umwaka rero urangiye nibwo nasubiye mu kazi. Papa waraza akajya nsaba imbabazi, ndamubwira nti warankomerekeje cyane. Yaraje asanga muri Simba, atangira kujya ansaba imbabazi. Ndamubwira nti warankomerekeje cyane, igikomere wanteye ntago kiranshiramo kuko numvaga narababaye umutima wanjye. Mbere yaho gato yari umuvuga butumwa, kandi mu byo nasengeraga Imana nasengaga nsaba Imana kwizampa umugabo ukijijwe, ikama umuntu uyikorera, kuko nanjye nari umuririmbyi, nkumva urugo rwanjye ruzaba ari urukorera Imana. Rero mbona intego zose nihaye zose zirapfuye. Ndangije akajya nsanga muri Simba, akamperekeza ngeze aho, ndamubwira nti ibyo ushaka, ibyo utekereza ntago bishoboka. Mu rugo urahazi, umwana wawe uramuzi, ibyo uzajya ukenera kumufasha ujye ugenda mu rugo, cyangwa se telefone za mama urazigira. Nimba hari ubufasha ukeneye kumuha ujye ugenda ubutange, ariko ngewe rwose sinkigufite mu mutima, kuko numvaga umutima wanjye warababaye cyane. Nyuma rero aza kubona ko bitagishoboka. Icyo gihe nza kuva muri Simba njya gukorera ministeri Minedike. Mpageze nahakoze imyaka 3.
ubwo muri iyo myaka yose umwana wanjye yaramaze kugira imyaka 4 numvaga narihaye mu buzima bwanjye narashizeho limite ndavuga nti ngiye gushaka amafaranga ndera umwana wanjye ubuzima bukomeze numva ko igitsina gabo aho kiri hose ari abagome nahise mbashira muri classe rimwe ndavuga nti bose nabagome numva nta rundi rukundo nzongera kugira muri njye nyuma rero imyaka 4 ishize nibwo urumva nategeraga Nyabugogo Kacyiru abantu benshi twagendanaga muri icyo gitondo twari dufite amabisi akora Kacyiru Kimironko yaramaze kutumenyera haza kuvamo umusore arankunda nge sinabimenya ariko abandi bashoferi bakajya babivuga kuko Christina kuva na kera nkunda gusabana ntago sinigeze ngira ibintu byo kuvuga ngo ndagira umujinya cyangwa iki nabayeho mu buzima buri sociale gusabana n'abantu nkumva nta bibazo nagirana n'abantu byanaba tukicara tukabirangiza tugakomeza ubuzima rero uwo mwana w'umuhungu aza kunkunda rimwe nza kumucaho ari mu modoka atari uri gupakira ndamusuhuza ni waramutse arangije ahita arekura ku muriro agonga kwa steri ya KBS ku kinyoteri cyayo arakimena abashoferi bavuza induru bati Christine ukoresheje umuntu wawe amakosa ati dore twarakubwiye umuhungu icyo gihe bamukuyeho bamujyana kwa muganga ndangije barampamagara ndababwira nti nge nakirewe mu kazi kanjye ibyo ntago bindeba kuko numvaga nta rukundo nkigira rwari rwaranshizemo bigeze nko mu masaha 4 umudokiteri w'ahantu yarari ku ka dispensaire ka Nyabugogo arampamagara ati wadufashije ukaza byibuza ugakansoringa uyu muntu ntese docteur ntiyabaye iki arambwira ati uyu muntu ikibazo afite ni wowe ndamubwira gute se nurwo ni rwa rukundo rw'abana ba segonderi bo muri adolescent ngewe ibyo ntago nibyo bintu n'ubuteka mutwe nuko namusubije docteur ni n'ubuteka mutwe ntago ibyo bintu byumva nyuma rero nka saa 5 bakomeza bamamagara saa 6 zigeze ndavuga ntireka ngende ndebe uwo muntu koko kwibyo bari kumbwira ari ukuri yari amasaha ya pause ndamanuka njya Nyabugogo mpageze kuko nsanga umuntu araryamye docteur arampamagara arambwira ati rero wowe ikintu ugiye kumfasha hano ugiye kumukansoringa niyo waba utamukunda umubwire ukuntu mukunda n'ibiki byose turebe ko agaruka mu bumuntu ndangije ndagenda mpageze aho yari aryamye ndamusuhuza icyo gihe nari nguza amata naji njya kumureba mpageze nsanga kuko araryamye ari mu bitaro bakuru b'icyo gihe barahageze barambwira ati ni wowe ugiye kutwicira umwana ndababwira ni hoya ntinge ntago dumwicanye nuko twahavuye nka saa 10 nahamagaye ku kazi mbabwira ko bitagishobotse ko ngaruka mu kazi saa 8 ndamucyura mugezi we ninge wakodesheje imodoka taxi voiture turazamuka aratuye Kimisagara mugezi we ndangije ndamubwire se ngutekere ati hoya ati ni utantekera tukicara tukaganira twaraganiriye ndamubwira ninge ntago narinzi ko nkunda bigezaho ntariko nahavuye mubwije ijambo rimwe ndamubwira nti mfite icyobo kirekire cyane mu mutima wanjye nimba wumva ushobora kuzazana itaka ukarimena muri kuzura icyo cyobo kigasibangana nta kibazo ntariko nimba wumva uzagezamo hagati ugacogora rwose tubeho nk'inshuti zisanzwe narakomeretse cyane nagize sheki y'urukundo mu rukundo nagize mesheki numva ndababaye ntago nshaka kongera kuyisubiramo rero umuhungu abyinjiramo akajya amamagara akajya ajya iwabo ni umunyagitarama akajya ajya iwabo buri sabato akanzanira ibintu byo mu cyaro nyine amata akanzanira ibijumba akanzanira nyine ibintu byo mu cyaro rero nyuma mama nza kubimubwira ndamubwira ariko nubwo abikora ntago mukunda mama rero kubera ko mu rugo ari abadive mama arambwira ati ubwo nyine ni Imana ishatse kukugarura mu badive yareba ibintu ankorera n'ibiki byose mama ati umugabo n'uyu umugabo ni umugabo uguhahira mutarabana niwe nzara zakwicisha mama rero nkumva nyine aramushyigikiye ndangije ariko nge nkumva ntibiranzamo
muri kwa kutanza munumvaga nawe azambera ikindi gikomere. Nyuma rero umuhungu nza kuvugana ariko nubundi umuhungu ko ari gushaka ko tubana n'ibiki byose yashakaga ko dusezerana tukajya mu rukiko tukajya no mu itorero mu badivi wabo tugasezerana ariko nkumva ntibindimo ngeze igenda avuga nti ndeka mwemere nubundi narabyaye nta kindi nkikumira nubundi ndi kubi wacu mu rugo ndavuga nti reka ngende ndujyemo. Umuhungu turabipanga ariko mu kubipanga burya umuntu wasenze Imana ivuga, umuntu wabaye imbere y'Imana, umuntu wakoreye Imana, byanga bikunda ntushobora kugenda ngo uhere, ntushobora kugenda ngo usayishe. Niyo usayishije wibuka ko hari Imana ikikureba. Akimbwira ibyo byo kubana nawe nafashe ibihe byo gusenga nubwo narindi muri icyo gihirahiro, kuko aho nasengeraga numvaga nta mbuto nabakuyeho, bari barankomerekeje. Najya ninjira mu rusengero naramaze kubyara, bamwe bakanyandikira ama message ngo ubwo winjiye mu nzu wiyejeje. Ngeze igihe mva mu rusengero nduvamo ndasohoka njya gusengera restoration. Nagera restoration nkumva uko bari gusenga nkumva ntibiri kumfasha bitewe nuko iwacu nahamenyereye. Mbaho ngaho njya gusenga Imana, ndangije nkajya nsenga Imana, mfata amasengesho y'iminsi 2 ntarya ntanywa, ngira Imana ntindashaka ko nsobanurira uyu muntu ari muntu ki. Ni kuko nundi nawe twarasenganye twabanye ku karago birangira mpemukiye, n'uyu we none uri gushaka ko dusezerana tukanabana aje ari muntu ki. Ndangije mu gusenga kwanje umutima uranangira, numva ntibiza, numva ntibiri kuza. Icyo gihe abahanuzi nari narabavuyeho, numvaga nyine nta bintu by'abarukore nkirimo cyane, numvaga uko nsenga kose Imana inyumva. Umutima wanjye urakomeza urabyanga, ndavuga ntubu nijoro ntibyabyemeye. Ndamuhamagara, turahura, turicara ahantu mu kabari turaganira. Ndamubwira ntitwabana tutabana ntago tuzasezerana, ntituzabanza tubane. Naje kumubwira ni mbere yuko tubana nge nawe reka tubanze tubane, nyuma y'igihe tuzakora ibyo ngibyo ushaka. Nge ndabimwangira ninge wabyanze ko dusezerana, ndavuga ni reka tubanze tubane ibindi tuzabikore nyuma. Arangije arabyanga, nyuma aza kubyemera kuko yarankundaga ariko nge sinamukundaga, numvaga urukundo rwanjye rutarimo. Gusa nabwo nari ngendeye ku gitutu cy'umubyeyi wanjye. Burya hari ukuntu ababyeyi nabo bakujyana mu bintu ukagenda ku gitsure cyabo, kuko mama arebaga ibintu ankorera, akareba ukuntu yita ku bavandimwe banjye, akareba ukuntu yita ku mwana wanjye, akambwira ngo uyu niwe mugabo, niwe uzubaka urugo. Ati umugabo ukumenya mutari abana burya abazarwubaka. Twaje gupanga umunsi rero turagenda turishingira. Ndangije tumaze amezi 3 nibwo nasamye. Nsamye habayeho nk'amezi 3 nsamye, iwabo bamwerereza imyuka mibi. Araniga turyamye, araniga nkajya nsengera mu mutima. Umukeka wari mu cyumba, urumva igitanda nge naragisunitse, nakubitaga imigeri ku gikuta tukabyiga. Arangije avuga amazina y'abantu ba kera. Ndangije ngewe sinzi ukuntu namwigobotoye, mva muri mustikeri ndagenda ndyama mu ntebe muri salo. Aho yaje kwicurira nka saa 10, akenshi yicuraga saa 10 agiye mu kazi, abona mu cyumba ibintu biri desordre, aje asanga ndyamye muri salo. Icyo gihe naraturitse ndarira, mubwira ibintu byose yarayemo n'ibiki byose. Ahamagara nyina amurangira kujya kwivuza. Bwarakeye mbonaje nka saa 5, mbonaje nimba bari bamurasaze ibintu byinshi, bamusize imita ahantu hose.
numva ntangiye kugira ubwoba mama nyina ndamuhamagara nyina arabimpisha ntiyabimbwira uko tugenda tubana nyine ngenda menya ibintu byinshi ndangije ubwo ngeze igihe cyo kubyara nta kibazo nagiranaga nawe kuko we yarankundaga cyane kuko niyo narakaraga we yacaga bugufi yabari mbeze yaragiye wa muntu uciye bugufi kuko we yarankundaga nge nkabibona ngeze ku gihe cyo kubyara rero nkimara tutarabana nsubira inyuma ho gato tutarabana yabwiye nyina ko afite umuntu w'inyame kavukire y'i Kigali bagiye kubana icyo gihe nyina aza kundeba umuhungu arabimbwira ngiwe mu rugo aho yakodeshaga aho yabaga Kimisagara nditegura nyine ntekera mabukwe nk'umukazana mabukwe ahageze icyo gihe atashye nanjye ndataha nimugoroba ngeze mu rugo ninjoro umuhungu araraganira na nyina amufata voice arangije nyina aramubwira ngo ntabwo uriya muntu mugomba kubana aramubwira ngo singomba nyina agendera nyina aramubwira ngo ntabwo ugomba gushaka umuhutu nyina amubwiye ngo ntabwo agomba gushaka umuhutu umuhungu yarabimbwiye sinabyitaho kuko numvaga nyine ngiye kurwubaka ndavuga ni n'ubundi nyina bura nabyica birapfa nimba umuhungu akinkunda n'ubundi tuzabana numva simbihaye agaciro rero nge n'ibintu by'amoko sinari nzi ngo bivaye binajya he usibye n'ubuko ntabyo njya menya kubigenderamo ndangije umuhungu abimbwiye arambwira ati mama yakwanze atariko bakuru banjye bo barakwishimiye numva ibyo birahagije rero tumaze kubana umuhungu twabanye nkaho wagendeye ku itegeko rye nk'umuntu ugiye kwiyubakira urugo rwe atagendeye ku mabwiriza ya nyina rero mbanye n'umuhungu we kuba ako kantu nene narakumvise ndavuga nti byanga bikunda n'ubundi uyu mukecuru ngomba kumenya uko mwitwaraho kuko kuva na kera nagendaga numva abantu kuntu babana na ba nyirabukwe n'abantu ndavuga nti nanjye nzamubera umwana numva ko ibyo yantekerejeho atari byo azambonaho maze kubana n'umuhungu we najyaga njya Nyabugogo n'umuhungu atabizi nkagura ibintu nkamwoherereza nkaha imodoka ikamushyira kuko atuye ku muhanda nkamubwira nti imodoka iyi niyi bakuzaniye ibintu umuhungu atanabizi kuko numvaga ari ukwijishira ingobyi wa mugani wo mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana niwe wishakira ingobyi niwe wijishira ingobyi ndangije nge sinabigenderaho maze rero ubwo umwana indigeze mu mezi 5 nza gukora impanuka ngiye mu kazi nkoze impanuka nikubita hasi ngaramye umugabo mbuza gusubira mu kazi kuko nakoraga akantu gato tukajya ku muhima nakora akantu gato nkajya ku muhima biba ngombwa ko akazi nkahagarika bigeze ku munsi wo kubyara nenda kubyara mama we atwoherereza imiti ngo tuyishyire mu mavuta indi tuyikarabe nge rero kuva na kera urumva kavukire nta bintu byinshi ntago narinzi byo kugendera mu bapfumu kuko nakuriye mu muryango usenga mama yari umudive twabaga turi ku isabato mvuye mu badive njya muri ADPR urumva nta bintu byo mu bapfumu nigeze ngo ntabyo narinzi nyuma rero nibwo iyo miti yayohereje turayikaraba ariko nkajya mbikaraba ku gitsure cy'umugabo ariko nkumva ndasenga mu mutima nkumva ibyo bintu ntazi byari byo ndimo inda rero ngejeje igihe cyo kubyara umukecuru yavuye Igitarama saa 9 z'ijoro saa 11 saa 12 yarangezeho Kacyiru kuri polisi niho narindi nahamaze iminsi 5 ibise bikaza bikagenda fanta zose banzaniye ngo zongere izinyongerera ibise umukecuru abagashyizemo umuti na mama bari kumwe ariko mama nawe ukaba utamubaza imiti ngo ayikubwire ngo ivura iki
n'ubu mama niyo umubwiye ngo mu kinyarwanda arakubwira ati ibyo bintu ko ntabyo nigeze, ko n'iwacu ntabyo yahigeze, ibyo binyarwanda muba mujyamo ni ibiki. Ni umubyeyi nyine nanjye kugeza isaha sinjya mubonera uko ibya abatekereza. Ndangije mama urumva we bafataga fanta mabuko agashiramo, mama hari nizo yanzaniraga, mabuko yashizemo imiti. Abaganga rero umuganga umwaza kubwira mama atariko uyu mwana mupfana iki, aramubwira ati n'umukobwa wanjye, ati ubuse ntabwo ureba ikibazo afite. Mama tese ikihe kibazo? Ati iminsi mumaze hano urabona uyu mwana nta kibazo afite, burya umwana w'umuntu yagucira akobo, Imana ikagucira kanzu. Ikindi iyo wasenze ntabwo ugenda ngo urinde muke burundu, niyo wagera mu rupfu urubona wibuka ko hari Imana yigeze yavugana nawe, icyo kintu kigakutera kongera kugaruka. Buri kiriya gisambo kihaniye ku musaraba kiri mu isi cyabonaga ko isi yose ari iyacyo, ariko kibonye Yesu n'ukuntu ameze n'imibabaro yose agize, kihanira ku musaraba kibona ubugingo. No mu rupfu tujya turwihaniramo, Imana ikarudutabariramo. Ndangije ku munsi wa 4 hari umuganga nahakunze cyane. Uwo muganga yabwiye mama ayo magambo bigeze nimugoroba. Uwo muganga abwira mama ngo ntago ndi buve hano Christina ntamubyaje, ati sindi butahe Christina ntamubyaje. Uwo muganga byageze nimugoroba nka 3:00 banteye bare zitagira uko zingana, bampaye bura bunini bwo hasi y'ururimi bitagira uko bingana. Ibise bikaza bikongera bikagenda, bikaza bakanshira kwiseta ngo bajye kumbaga umwana bagasanga ari normal. Bavuga ngo bategereze ibise bagasanga umwana agiye kumfira mu nda. Ndangije mbaho ngaho kuri uwo munsi uwo mudamu aravuga ngo ntabwo ari butahe mu gitondo atambyaje. Byageze nka 3:00 z'ijoro antera bare, abona biranze. Amaze kuntera bare byanze, araza aranyongora arambwira ngo usenge, nanjye ndakomeza ngo usengere hariya nicaye. Mwabantu mwe naratuye natura n'amashereka ya mama nonse, urubavu rwose naryamiraga, nahize imihigo itagira uko ingana, kuko nabonaga ndi mu rupfu. Naragiye mba umuhondo kuko sinaryaga, nta kintu na kimwe nanywaga usibye izo fanta nizo zari zintunze. Abantu bakaza bakabyara bakagenda, nkagumaho igihiriri kikaza kikabyara kikagenda, nkabwira Imana nti niki nacumuye, basi wangiriye impuhwe ku munota wa nyuma. Inda y'uwo mwana yaramvunnye cyane, inda y'uwo muhungu wanjye mutoya yaramvunnye, namubabariyeho cyane. Nahize imihigo myinshi imbere y'Imana, nanababwira aka kantu, nuzajya ugera mu byago ugahigira umuhigo Imana ntuwuhigure, buri uba wifungiye indi migisha. Naragerageje nubwo naciye mu zindi ntambara maze kumubyara nyinshi zikomeye, ariko nkajya nibuka ko hari imihigo nahigiye Imana. Ubushobozi naba nabubonye nkibuka akantu kamwe nkagahigura, nubwo nta adresse nari mfite nsengeramo cyangwa iki. Urumva naragiye njyaho ngaho, umugabo ari mu badive nari nsubiye mbona sidusubiye mu byo gusenga, mbona ni ibintu biri aho ngaho. Njya kumubyara uwo mwana, uwo muganga yaraje arambwira ati ntago ndi butahe mu gitondo utabyaye. Yanteteho bare 3:00 yanga kumfata. Arangije bibaye nka 5:00 hari urushinge yaje arantera. Amaze kuruntera bibaye nka 6:00 nibwo ibise byamfashe. Mabukwe ibintu by'Imana biba ari iby'Imana. Mabukwe yari yagiye ahantu kuryama, yagiye kuruhuka, arangije nibwo bagiye kumushakayo narangije kubyara. Muri kwa kugenda wa muganga muri kwa kuntera rwa rushinge ibise byaramfashe, namaze amasaha 2 bikubita. Umuganga akambwira ati nturekure umwuka wawe, ati reba iminsi umaze hano utaza no kubyara umwana upfuye.
natekereza iminsi mpamaze, natekereza ibintu byose, nkumva nyine nshaka kubona umwana muzima, nkumva Imana iri bumpe umwana muzima. Saa 9 zuzuye nibwo nabyaye uwo muhungu wanjye nahise mwita Christian. Papa yamwise rimwe, nanjye mwita irindi, mwita Christian. Maze kumubyara, papa we niwe waje, niwe bahamagaye na mama, bazana imyenda bambika umwana, turataha. Mabuko yahageze asanga narangije kubyara. Tumaze gutaha, namaze y'umunsi umwe, turataha. Tugeze mu rugo, umugabo arampemba bibaho bishoboka bifatika, kuko yarankundaga pe. Arangije amaze tumaze nk'amezi 2, amezi 3 njyaye, nibwo natangiye urugamba rw'urugo nyirizina. Nahuyemo n'ibikomere byinshi, noneho we yaje afite ibikomere birenze ibyawa undi wa mbere. Narakomeretse, ndakomereka, twabanye umwaka umwe n'igice niwo twamaranye, ariko uwo mwaka umwe n'igice nahuriyemo urugamba rukomeye runini nk'urw'umugore umaze imyaka nk'10 mu rugo. Byanteye gukanguka, ubu maze imyaka 5 ntari kumwe nawe, ariko nariyakiriye, nasubiye mu nzu y'Imana, nasubiye imbere y'Imana, iranyigisha, irampugura, impandi masezerano, imbwira ibyambagaho byose ko yari ibizi, byari ishuri yari iri kunyigisha ngo ngire ubuhamya, kuko mu buzima nari mbayeho kera nta buhamya numvaga mfite, kuko numvaga ibintu byose ari byiza. Rero iyi Imana yacu ntabwo igiturekura. Mbese nkunda amagambo yo muri Yobu, nabaye nka Yobu. Imana yaranyimanye, Imana yabwiye shitani inkoresha ibyo ishaka, ariko imubuza ubugingo bwanjye. Mu bihe byose nabayemo maze gutandukana nawe, ntago nagiye mu buraya, sinagiye mu businzi, narakomeje numva mu mutima wanjye ndashaka Imana, kandi uko nayishatse niko yanyiyeretse. Narayibonye na n'iyi saha ndacyayibona. Rero ubuhamya bwo ni burebure. Impamvu bintera kuvuga buno buhamya nuko naje gusanga mu rubyiruko hari ibintu twirukankiramo tutabanje kubaza Imana, tugahuriramo n'ibikomere bitwangiriza ubuzima bwacu bw'iteka ryose. Kuza ku macano, kuza kuvuga ubuhamya, Christina nkatambuka nkaza, nuko nzi ko hari Imana yankoreye, nshaka gukangurira urubyiruko muri iyi minsi ya none turi kujyamo. Ubwo rero tuzakomeza n'ubundi buhamya, kuko buracyahari bwinshi, kandi dufite Imana ijya idukura mu rupfu ikatugarura mu bumuntu. Yego, Kristo Imana umugisha. Kandi ku rugendo nakwita urugendo rukomeye, urugendo rw'umusaraba, ariko Imana ishimwe ko yagiye kurindira ku munsi. Yego. Buriya hari iminsi myinshi yagiye ntara mu bitaro, aho wagiye uca hari abajya ubona bicwa n'inda, abandi bakagenda ukundi kuntu, ariko kuba Imana yakwimanye, ndagira ngo umenyeshe ko hariho icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Yego. Tugushimiye gusangiza abantu badukurikiye hano kusengarwa ubuhamya ufite ni bwinshi, kandi uzabutanga, kandi buzafasha imitima y'Abanyarwanda. Yego. Hariho ibibazo twagiye tubona twakubaza, kwigisha urubyiruko nk'iriya fanta. Hariho ibintu urubyiruko rukwiye kumenya, kuzana fanta ifunguye. Hari ijambo ry'Imana ryavuze ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Nubwo waba ufite sheri, hariho rubyiruko rudukurikiye gusengarwa, iyo twazanye abantu batanga ubuhamya, umuntu akaza gutanga ubuhamya, ntabwo abaje kwishyira hanze, ahubwo abaje kwigisha ahahise he amateka aciyemo yagiye amwigisha. Rubyiruko mudukurikiye, bakobwa rubyiruko, cyane ko muri bino bihe ntago abana muri mu mashuri, turicaye, abarubyiruko ruricaye ni rwinshi kabisa, ruricaye urabe maso. Iyi fanta hari ibintu byinshi natekereje.
urumva wari umwana w'umukobwa wirinda, wari umwana w'umukobwa utinya icyaha, ariko ubuzima bwawe, ubusugi bwawe kwangirika byaturutse ku kwizera umuntu, kumva yuko umuntu mwizeye niwagira amakenga. Nkubwira yuko iki kintu wavuze kigeze kimbaho cyo kora umwuka w'Imana njye arafasha, ntago cyaze nk'uko ariko nanjye bashatse kundoga nk'uko nguko, bategura ibiryo bashyira ku iparato, bategura agatogo, umuntu kandi waho hafi aho ngaho rwose inshuti wari utuzi, njye na mukuru wanjye ategura ibiryo ku iparati imwe, uruhande rwabo ntiyarushyiraho uburozi, uruhande rwacu ashyiraho uburozi, hamwe no gusenga Imana. Arimo asenga, uzi ko umuntu akuroga akanagusengera, buriya nijya gutangaza ko na fiance wawe yasenga yasenga. Hanyuma arasenze, umwuka w'Imana wari uturimo aradufasha tumenyesha amakuru, arimo asenga n'ubwirambye ngo hindu iyo parati urwo ruhande yashyizeho, urwo ruhande rwanyu ruraruze rwerekeza iwe. Ndahindukiza, turahindukiza ipati, turahindukiza aho yari yateretse ahaganisha iwacu, tuherekeza iwabo, baraburya. Nyuma yaho byabaye birebire, Imana dusimbutse urupfu. Rero rubyiruko mudukurikiye, bakobwa mudukurikiye, Imana iguha umugisha Kristina gutanga ubuhamya, ariko urabe maso ufite fiance, fanta kuzifunguye ubigiremo ubwenge, ubigiremo ubwenge fanta rwose. Usibye na fanta n'amazi, umuntu akwiye kuyakanda akamenya ngo ni ibiki, n'umufuniko uko wifungurira, kuko umuntu ashaka gufungurira fanta iraturika. Nyaboneka rubyiruko murabe maso. Urakoze cyane. Hariho ibintu byinshi umuntu yakubaza, umuntu yakibaza uriya mubyeyi wawe uburyo bazanaga ibiryo birimo imiti bakaguhereza, ntatekereze ibintu bigiye kubaha imiti ntayange. Hariho ibintu bibaho kugira ngo umuntu, Imana ikemera kuba ku muntu kugira ngo umuntu azigisha abandi. Yego. Hari ibintu Imana yemera ko ku muntu. Dore impamvu Imana yemera ko ibintu kubaho, ntabwo wapfuye, urasa neza n'ubundi, haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Ibi bintu Imana yemeye ko bikuba kugira ngo uzigishe urubyiruko rw'igihugu, wigishe urubyiruko rw'isi, wigisha abantu batandukanye, kandi hirya y'ibi ngibi Imana izakugirira neza. Reka ngusabe dusoze kino gice cya mbere, tuzasubukura dushyiraho ikindi gice, ariko usengera urubyiruko, usengera abatuye isi, kuko abadukurikiranye bari mu migabane y'isi itandukanye. Hanyuma haracyariho ibyinyo kw'Imana. Uyu munsi umuvuga butumwa, uyu munsi ufite akazi, uyu munsi amateka arahindutse, uyu munsi ukorera Imana, urasa neza, nta kibazo, ntacyo ubaye. Imana kandi izongera ikubaka. Reka rero twemerere udusengera Imana, usengera abantu bawe badukurikiye. Imana igumugisha. Mana turakubashye, niwe wo kwiringirwa. Twarakubonye mu myaka yose yatambutse, na n'ubu turacyakubona, nuhabwe icyubahiro. Mana ndagushimiye kubw'ubu buhamya, kubw'iyi ntambwe wanteje. Niwe wampamagaye, umaze kumpamagara unshyira mu bikari byawe, maze kunshyira mu bikari byawe urambwira ngo nimpaguruke ngo ukorere, ngo nimvuga ibyo wankoreye kuko uracyakora n'ibindi. Nsengeye urubyiruko Kristo rw'iyi si yose ndushyize mu biganza byawe. Nsengeye abatuye isi, nsengeye igihugu cy'u Rwanda. Nyemerera Kristo uturindire mu buntu bwawe, utwuzuze imbabazi zawe, kuko niwe wenyine ujya utubabarira bikemera, niwe wenyine ujya uduha kumera neza bigakunda, ujya udusiga amavuta yawe tukagenda tugasa neza, abantu bakayoberwa uko byagenze, ariko kuko tugufite uri umurengezi wacu. Nyemerera ukomeze kubana natwe, kandi iyicano ugusenga TV ukomeze ubagurira imbago, ubaha umugisha wawe, kandi Kristo ukomeze kugwiza imbaraga mu bantu bawe bagukorera by'ukuri. Nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, nyemerera utugirire neza twebwe rubyiruko, utwiteho, uturengere, udukangure, udushoboze gutera intambwe, utwereke inzira tugomba kunyura.